Hello guys, uyu munsi rero nifuje ko hari ikintu twaganiraho, ariko mbere yuko dukomeza njya mubwire ngo kora subscribe niba ari ubwa mbere tugiye kubana, kandi wibuke gukanda no kukazogera kugira ngo video zose tuzajya twaplodinga zijye zikugeraho. Rero dutangira igitekerezo ahantu gikuye, ejo bundi twari turi mu modoka turi kuva Nyabugogo, turi abantu benshi, Shira Umuteto, haba harimo abantu benshi namwe murabizi. Umwe rero yaraturiye ikiganiro aravuga ati ikiganiro yateruye ahantu yaragikuye mu modoka harimo umuntu wasinze, bigaragara nyine ko yashize icyaka tu, niko bakunda kubyita. Ubundi nta muntu uvuga ngo nta mugabo usinda, niko bavuga. Mbese aravuga ati rero ubundi mu modoka bagiye bashyiramo akantu nyine k'icyo kunywa, bagashyiramo nk'akabati nyine ku buryo kaba karimo icyo kunywa, kakaba kemerewe no gusora, buriya ntikacuruza cyane. Iki gitekerezo rero nyine abantu benshi bakomeza kukizamuraho bavuga ati bamwe bazajya banywa bagasinda, abandi bazajya bamena ibirahuri by'imodoka, abandi bakavuga ati se uru rugendo rwo kuva ku Ruyenzi, wenda tuvuge n'urugero ujya Nyabugogo cyangwa se kuva Nyabugogo ujya ku Ruyenzi, katari ahantu hanini, uwo muntu yaba amaze gusinda ku buryo yatangira kumena ibintu cyangwa se n'iki? Abandi bakavuga ati hari uwazajya ajya mu kazi mu gitondo akabafasha icupa bigatuma abasha kwica akazi. Abandi bakavuga ati se niba wenda n'iryo cupa ritemewe, kuki batashyiramo wenda juice, ku buryo abantu nyine bazajya, kuko n'ubundi niyo muri kugenda mu modoka bisanzwe, hari ubwo mugera nko ku cyapa umuntu ukajya kubona ukabona aguze nk'akaji hanze. Ati rero nyine kuki bitajyamo? Ese wowe urabibona ute? Nyine urabyumva ute? Ziriya modoka zigendwamo n'abagenzi benshi bagiye bashyiramo icyo kunywa, urabibona ute? Urabyumva ute? Murakoze rero, mbibutsa ko mwadushyigikira mukanda subscribe, tera comment, share, like. Murakoze.